nagarutse again. Tugiye gukomeza na rya somo n'abateguje mbabwira ati ko tuzareba ukuntu wakura application muri mashini ukayibura burundu itigeze isigaramo. Hari ukuntu usiba application ugakoraho nyine ukayiselectinga ugakora delete ukayisiba no muri cycle bin, ariko ntabwo ubu yisibye ibikirimo kandi ikinakora. Tujya kubona ukuntu wayisiba no burundu ikavamo. Uza hano kuri start, kana kuri start, then ukandikamo hano control pam. Akenshi bahita bayigwa control pano ngiyi, then wangiza ukayifungura. Urayifungura then ukaza hano kuri program, ukaza hano kuri install a program, ugakandaho then ugatubona application zose zirimo imbere. Murabona yago twasibye ubushije iracyarimo kandi muri screen ntabwo irimo. Ubu izi ni application zose ubu ufite, na za zindi wasibye uzingura sibye zose uhita uzibonamo hano. Then reka turebe, reka dusibingi ya Photoscape, uyikirikaho hano cyangwa se ugakanda right click then uninstall, cyangwa se ukakandaho gusa wangiza ukaza hakuno uninstall ugakirikaho, then ugenda ukurikiza amabwiriza nyine baguha. Uninstall ugakirikaho ugategereza bikarangira, ubu nyine birimo irisiba burundu muri screen error yayo amarimo aragenda avamo. Then wangaha install yawe ibimaze kuba complete, then ugaklozinga. Urabona ivuyemo na hahandi no muri screen ivuyemo nta kibazo, murabona ko itakirimo. Ubu nibwo buryo buyisibye burundu, nawe ubwawe ukayibura nta kimenyetso na kimwe ibisize. Sawa, murakoze. Mu gihe gukora subscribe nzagumya mu tuntu tw'ubwenge twibanga kandi mutazi.